yacu nakagaruka. Iyi ni Apoka TV aho tubagezaho amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko imiryango itari ya leta ishingiye ku myemerere ariyo ifite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyezandonke ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Ibi byagarutsweho ku wa gatatu tariki ya 17 Nzeri 2025 ubwo RGB yaganiraga n'imiryango ishingiye ku myemerere ikorera mu Rwanda ku bijyanye na politike nshya yashyizweho igamije kurwanya iyezandonke no gufasha ibikorwa by'iterabwoba. RGB isobanura ko impamvu nyamukuru ari uko amafaranga menshi akoreshwa n'iyo miryango aturuka cyane cyane ku baterankunga bo mu mahanga, bityo bikaba byaba icyuho cyo kujyanwa mu bikorwa by'iyezandonke cyangwa bigakomoka ku mitwe y'iterabwoba. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr Uwicyeza yagize ati imiryango yose itari ya leta irimo nishingiye ku myemerere twaragenzuye dusanga ariho hari ibyago byinshi by'iyezandonke no gufasha ibikorwa by'iterabwoba. Niyo mpamvu hashyizweho politiki nshya yo kubikumira kuko inkunga nyinshi ituruka hanze kandi zishobora kuba inzira byakorerwamo. Yasabye abayobora iyo miryango kujya babanza gusuzuma neza inkomoko n'isoko y'inkunga zituruka cyane cyane mu mahanga kugira ngo birinde ko zakwinjiza ibikorwa binyuranyije n'amategeko. RGB yemeza ko kugeza ubu nta bikorwa by'iyezandonke cyangwa ibishyigikira iterabwoba biragaragara mu madini n'amatorero yo mu Rwanda. Abayobozi batandukanye b'amadini n'imiryango ishingiye ku myemerere bashimangiye ko aya mabwiriza mashya ari ingenzi. Kandema Julie, umuyobozi wungirije w'itorero Presbyterienne mu Rwanda, yagize ati kuburirwa ko ibyo bikorwa bihari kandi bishobora kwibasira amadini n'amatorero bituma dutekereza ku buryo twarushaho kwirinda. Kambanda Mignone, umuyobozi w'umuryango Women Foundation, yavuze ati hari imiryango ibona amafaranga y'amaturo ndetse n'inkunga zituruka hanze. Tugomba kuba abarinzi ku nkike tukarinda igihugu cyacu. Dukwiye gusobanukirwa no kumenya abantu bashobora kudushora mu bikorwa by'iyezandonke n'iterabwoba. Ku ruhande rw'abayisilamu, Shehe Mushumba Yunusu, mufiti wungirije w'u Rwanda, yashimye ubukangurambaga bwa RGB ashimangira ko buzatuma amadini n'amatorero arushaho kwitwararika. Yagize ati ibi bidusaba gukanguka no guhangana n'uwari we wese ushaka kudushora mu bikorwa bibi byo kwimakaza iyezandonke n'iterabwoba. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa imiryango itari ya leta igera ku 2366, muri yo 577 ikaba ishingiye ku myemerere. Reka tubibutse gukora subscribe ndetse kuri no kunzogera kugira ngo ubone notification uko dushyize ibiganiro byacu gitubikurikira. Reka dukomeze n'amakuru yacu mu banye n'amahanga, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasabye abantu kutagira byinshi bitega ku ruzinduko ateganya kugirira i Kigali mu bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Prévost ni umwe mu bayobozi bo mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie bazitabira inama yabo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Gushyingo 2025. N'urugendo Maxime Prévost ategerejwemo i Kigali mu gihe u Rwanda rwamaze gucana umubano n'iki gihugu cye. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje Ububiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwarwo mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda
yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Benshi bari bafite icyizere ko uru ruzinduko rwa Maxime Prevot ruzashobora gusiga ibintu bisubiye ku murongo, gusa mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yasabye abafite izi ntekerezo gusubiza amerwe mu isaho. Maxime Prevot yabajijwe niba uruzinduko azagirira mu Rwanda rushobora kubonwa nk'icyizere cyo kongera kuzahura umubano. Gusubiza avuga ko haracyari kare kuba twavuga ibyo kubura k'umubano. Ndashaka kwibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Yakomeje agaragaza ko agikomeye ku mwanzuro igihugu cye cyafashe wo gusabira ibihano u Rwanda, arushinja uruhare mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati ni umwanzuro wafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyo gutora dusabira abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 cyafashwe n'ibihugu 27 by'i Burayi, kandi wari ukuri kandi ushyigikiwe n'Ububiligi. Umunyamakuru yabajije Maxime Prevot niba azakoresha uru ruzinduko rwe i Kigali mu kuganira ku kuba ibihugu byombi byasubizaho ababihagarariye. Maxime ati kugeza ubu ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwagaragaje inyota yo kongera kubaka umubano ushingiye kuri diplomasi watuganisha ku gushyiraho ba ambasaderi mu gihe gito. Ariko ndashaka kwibutsa ko ntabyutse igitondo kimwe ngo mpitemo inzira yo kurwanya u Rwanda. Bifitiye icyubahiro gikomeye amateka iki gihugu cyanyuzemo n'inzira yacyo yo kongera kwiyubaka no gutera imbere. Uruhande Ububiligi ruriho ari narwo rwakomeje gushimangira rushingiye ku kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaka ubusugire n'ubutavogerwa bw'ibihugu. Iyi niyo mpamvu twagaragaje aho duhagaze bijyanye n'ibyo tubona mu burasirazuba bwa Kongo. Turabashimiye mwabanye natwe muri aya makuru. Reka twibutse gukora subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ubone notification uko tubagije amakuru uhita uyabona uri uwa mbere. Imana ibarinde.